ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Umusemburo w'ibisindisha, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ubundi buri mwana akwiye umubyeyi nubwo yaba ataramubyaye, akwiye ibyiza akabigenerwa n'abamurera. Nubwo mbere yaho hari ugena byose tutamenya, ngo twirinde kugena ibibi kubera kudatekereza ko hejuru ya byose hari ugena byose. Dukurikire umukino. Uyu munsi urambwira pe, urambwira ko wabaye, urambwira impamvu maze cyumweru wicara mu ishuri ntudahari, ukiherera ukarira ntanakubaza ntumbwire. Mbabarira mwegeka w'umusayaraye. Nta kibazo nshuti yanjye, narabikubwiye ko igihe cyose mba mpari ku bwawe, narabikwemerera urutugu rwanjye n'urwaye igihe uzumva ufite agahinda ushaka kurira ujye umpamagara. Rayi, Karama, kurwaza umuntu wawe igihe kirekire ntacyo wamukorera ngo akire birababaza. ndabizi. Ariko none ibyo nabonesheje amaso yanjye ku cyumweru n'ishyano Raisa we. Wabonye iki wibaba? Wabonye iki? Tekereza umuntu nari nzi neza ko ari we wa mbere uri kumwe n'umuryango wanjye ku rugamba rwo kurwaza mama. Umuntu nakuze nzi ko ari inshuti magara ya mama wanjye. Umuntu nanjye ubwanjye mfata nk'umubyeyi wanjye. Umuntu nizeraga wese numvaga nasanga igihe cyose nababaye. Ninde we? Shaninde. Umubyeyi wanjye se we nizeraga. Numvaga ntawe uhwanye nawe mu bandi bose. Numvaga ntawe wamundutira uwo nitaga inshuti yanjye magara. Turuhana ijoro n'amanywa. Umuntu abantu bose bizera. Umuntu bita intwari mu bibazo yahuye nabyo. Umuntu uhora avuga ko akunda umugore we. Biba barambwira n'ubu umutima wenda kumvamo. Tekereza papa wanjye Rayi. Papa nizeraga. Papa nubahaga. Papa nitaga intwari yitwaye neza mu burwayi bwa mama. Ndabizi n'uko. Papa nahoraga nsengera ngo Imana imuhe gukomera. Nkamusabira umugisha kuko ntamubonye yasize mama wenyine. Yego. Papa wanjye Raisa we. Byagenze bitese. Nese mbona ko n'igihe yagendaga akamara igihe adahari na mama Sonia adahari babaga bajyanye muri izo gahunda zabo. Mama Sonia numva ntamuzi se nuwaye. Sha ihangana. Abucece kumubwira. Tutangiye no kunjya. Sha ihangana mukubera ukuntu warize. Umugore Maria Rosa yo ukorera muri papeteri yacu Nyabugogo. Ariko nkabibona ririya shami rya Nyabugogo wagira ngo papa yarari mweguriye burundu. Ahubwo nari nzi ko ari niye none se ntimwanditseho. Ni yacu business zacu zose zitwa kimwe kubera mudahogora na Regis. Ahubwo rwose nari nzi ko munafitanye isano. Mama ajya avuga ko bari inshuti kuva ari abakobwa bato. Ariko Rayi, ndakwinginze niba ari kuri abantu baba inshuti ubucuti dufitanye tubuhagarika hakiri kare. Babarira mbwira icyo wabonye ku cyumweru bibaba. Uzi ko mama wanjye bari baramusezereye mu bitaro ari kuwa gatanu. Yego. Kuwa gatandatu rirabizi twagombaga kwiga. Kandi rero nta mukozi w'umukobwa dufite ngo yite kuri mama kuva uwa mwiza yashaka umugabo nawe uraza ngo hamare kabiri. Ndakumva. Byabaye ngombwa ko Maria Rosa aza mu rugo kuba ari kumwe na mama mu gihe nyine tugishakisha umuturwariza. Ewe, kubona ndi umukobwa umeze nk'uwa mwiza wabaye imyaka 6 biragoye. Mbwira rero. Nuko Maria Rosa aza kurwaza mama wawe. Hiri iwacu kuva kwa gatandatu araharara. Ku cyumweru ndazinduka ntegura ibyo ngomba kumutegurira ngo njye mu misi. Yego. Amazi narayashyuhije. Mutegurira ifunguro bari bumuhe. Yego. Ubundi ndamusezera njya mu misi. Papa asa n'unjijishije tuvana mu rugo avuga ko agiye kuri papeteri. Ariko ashobora kuba yaragarukiye mu nzira. Ngarutse nibwo nabonye ishyano Raisa we.
uzi ko ufite ubwoba bwinshi nanasheshe urumeza wibaba. uzi ko batigeze banakinga urugi rw'icyumbaraye bari bazi neza uko bari mu nzu bonyine maze bigira mu byabo ntacyo bikanga batanitaye kuri mama wanjye urwaye uri muri iyo nzu. Nabaguyeho gutya ndababona n'amaso yawe ubundi nari kwiruka ariko kwiruka byarananiye mba nk'igiti. Ishyano kuko ibabara we nararibonye ndibona ntawe ndi bubwire ntari bubibwire mama wanjye uryamye mu kindi cyumba utabasha kwibyutsa. uzi ko iyi minsi nyuma ze ntekereza kwimanika ngo mpfe ariko ngasanga ntabamemukiye mama wabyaye. ubwo se kuko noneho waba umusizeye ko wumva ari wowe wenyine afite. uzi ko natekereje ngo hari mama yarabatinde yanze gupfa ngo aveho ndongera ndatekereza ngo hari mama yaba atararwaye indwara abaganga bavuze bariya bagoma akaba aribo bamuroze Raisa we. uzi ko mbabaye mbigire ntiwibaba. uzi ko ibyo bintu ni ibi umuntu mama wawe yita inshuti ya n'umugabo we yizera koko. papa wanjye abantu bose baratubutwara ngo akunda umugore we ngo murwaje igihe ngo amwitaho ngo Raisa. Singaho niko ubaye iki kumamagaye kandi twari twavuganye Ndayise. Urase wagiye hari umwanzuro dufashe kabari. Ntawo ariko n'uri ntabwo nabona uko ngufasha sha. Ubu namaze kugera ahantu rwose mu cyaro cyamvaye najyaye. Urumva neza? Harimo kubakwa nyine uruganda ruzatunganya amazi. Ubu niho ngiye nyine kumara igihe gito cy'imyaka nk'ino. Ushatse kuvuga ko ni naza nazakubona. Uzahasanga. None se byanditse he ko nugere ntangaho uzaguma mu mujyi. Shaho gusa rwose umari iki koko kabari. Numvaga ari wowe umuntu wenyine nizeye wamfasha gushakisha mushiki wanjye none urumva urigendeye ubwo se. Ariko se rwose Ndayisenga umuntu wumva muherukana ufite imyaka 10 aho yaragusigiye bakakwirukana mukaburana mutyo koko urumva wamumenya. Uko byamera kose ngomba kubona mushiki wanjye kabari. Intambwe turi neza yo kunyitangira kandira nkaho ndi umwana wa kirubukobwa urumva. Ndayisenga rero rwose aho uherukira no byose byarahindutse. Urumva hari mu mujyi hari mu cyaro hose habaye kimwe. Abantu bahora bimuka haza abandi bashya. Ashakisha abantu yakoreraga bamwimukanye bagiye mu mujyi akasiga mu cyaro ambwiye ko agiye gushakisha amafaranga akazaza agashinga akabutiki iwacu mu cyaro tukabana. Mbese wowe nzaba nshuti yanjye subwirwa n'iki ko abo bantu batamugurishije nibura. Oya wivuga utyo shaho kabari. Ngomba kubona mushiki wanjye. Ampuza n'umukecuru wahise amfata akangirira neza akanyitaho kugeza ubwo nabashije gutsinda neza leta ikanyohereza kwiga ahangaha. Yewe unyibukije ukuntu rugo nashoboye kubonamo icumbi rurimo umukecuru mwiza rwose. Wanyibukije wibarutse wanyibarutse sha. Reka ye. Umva ndakubwira ngo n'umukecuru ufite isuku tahasanga n'uwari we wese. Urumva neza? Ari ubwo abasa neza akazindukira mu misa ya mu gitondo. Umuharuro we kandi ubu kubuye neza nka yindi ya kera. Urugo rwe rusa neza. Yewe n'umushumba we niwe mushumba mbonye rwose watojwe isuku akayitora mu bonzi bose. Ndakumva. Uwo mukecuru ko numva umuvuga nkumva ni nk'uwanjye neza neza. Umva ndakubwiye ngo n'umukecuru umutima mwiza. Wabonye mvuye guhaka ntonganye cyane ngo nta mwana wo guhengeka inkona mu rugo. Urumva? Ubu sinkubeshye rwose nabaye umwana mu rugo rwe da. Ni wungaburira. Umukecuru yitwa nde kandi atuye? Yitwa Rosaria yewe. Ukabari. Wacu mu rugo kaburi cyawo. Kwiki? Uwo niwe mubyeyi wantoraguye mbongera ku isoko nabuze yo nerekera abitwaga bene wacu banyirukanye akanjyana akangira umwana we. Oya wimbeshya Ndayise. Oya wimbeshya rwose. Abo Imana sinakubeshya kabari. Kandi kuko yambwiye ko iyo nzu mbamo n'izindi afite aho ngaho zikodeshwa n'abantu baje kwigisha aho ngaho ngo yazubakiwe n'umuhungu uba hanze. Umuhungu uba hanze ni njyewe. Yewe uko wageze kwa mama. Urumva? Ibyo nyine nabikoze kugira ngo umubyeyi wanyitangiye hajye abona isabune bitamugoye.
yego nandi nk'ebyiri kugira ngo atazabura amata yarampaye amakayi. ndatangaye ndayisenga we niko ubu kuko byagenze bite ngo nisange mu rugo wakuriyemo koko? Ahubwo wowe Kabari n'inzu zambwira icyo nshakaho. Bakandi niko kucyo ngenda oya ntago nakugenda kandi uri inshuti yanjye ntubizi se? uziko mu kanya gato ubu nifuje guhinduka nk'akanyoni ngahita nguruka ngo mpite ngwaho mu giti shaho cyavoka kirekire kiri mu marembo wanyuze cyangwa cya gereveriya cyo cyakuze cyane kiri mu nguni hepfo ahegera umuhanda. ndavuga icyo cyavoka. ndayisenga we ahubwo se disubu kirakera nticyashaje cyane mwana. yewe kwera ko ni kera cyabaye igicucu gusa. ariko umukecuru azi ubwenge rero uzi ukuntu yabigenje yateye ibindi byinshi bijyanye n'igihe ubu zireze rwose asarurira isoko natwe tukabona izo twirira. oya icyo ngicyo kinini rero buriya nicyo cy'abagoboka nziza. yaryohaga kubi. yewe nawe navoka rwarahise cyane meke Imana ikora ibitangaza pe. umva bikomeye rwose. ni gute ifata wowe inshuti yanjye twiganye Kabari ikagutereka muri urwo rugo? umva ni ukugira ngo nyine mpakubere nunaza nyine uzasanga umukecuru wawe afite undi muhungu hari ikindi se? ahubwo ndagusabye nugira mu rugo umwe tuvugane Kabari. nta kibazo rwose. muratibaza mbwira ukuntu asimbuza umushenzi nkawe dore nta na telefone amarana kabiri. wabimenye rwose niyo aherutse ku munsi w'isoko barayimwibye. nta telefone ntayo rwose baba nayo bahise bayimwiba. ni ukuri rwose barayimwibye. ariko rwose abakecuru tekereza nk'ubwo uwo muntu ngo niwe wowe wari warafashe ikiraka cyo kumfasha gushaka mushiki wanjye. mama urakangutse nguha amata imiti ji cyangwa amazi. tuza wibaba tuza nta kibazo gihari nuko ntari niyoroshe. narengize ngo urongere urafashwe mama. ubu se noneho twasubira mu bitaro aka kanya nawe waravuye ejo koko? humura mwana wanjye nanjye ibitaro maze kubirambirwa ntawe uzongera kugorwa rwose ajya kundwaza humura. ariko se nkubaze mama ntabwo uri bubabare? mbabazwa nuko mbarira iki mwana wanjye wibabara. ubu papa bari hehe iki gihe azi neza ko urwaye koko? aba yakubwiye aho yagiye? saba naniwe wibaba abakeneye no kuruhuka mu mutwe mwana wanjye. kuva mu kazi ukaza hano buri gihe ugasanga umuntu urwaye utari bunagire icyo agufasha ntugire ngo biba byoroshye mwana wanjye. ubu koko imyaka 9 yonyine umaze urwaye arakurambiwe mama? ejo bundi wagiye mu bitaro ukamaramo ukwezi akugezeho kabiri konyine nawe uvuye akaba agejeje saa 6 z'ijoro atarataha. murarana nawe buri munsi boshya n'inge mugabo wawe. ibyo ni ibiki biri mu mutwe wawe mwana wanjye wibabara? ubu singira umwana narakuze mama. uracyari kandi nugira n'icyo ukeka ukababara uzajye wihangana kuko ndahamya ko nta cyakubabaza kurusha umubiri ukubabaje muri iyi myaka yose. wikwitesha umutwe mwana wanjye humura nta cyambabaza kirenze uyu mubiri nk'uko bivuze mwana wanjye. icyo ngusaba gusa ni ukwiga ugatsinda amasomo yawe. naho naramabuye mama. tekereza imyaka yose nize ntatsindwa cyangwa ngo usubiremo. ni Imana. kandi njya kwiga mpangayitse uzi ko hari ubwo nicara mu ishuri ntaririmo ariko. uri he wibaba? ndi kumwe nawe mama nibaza niba baguhaye imiti niba bagushakiye icyuma nibaza niba umuntu muri kumwe atari buguhutaze cyangwa ngo akubwire nabi kuko utabasha kugira icyo wikorera. humura uwa mwiza nizeraga nawe yararambiwe ajya kwishakira umugabo. ntugahangayike mwana wanjye buriya aho utari Imana ibihari rwose. Imana si ubu nitwibuka mama. biratuzi mwana wanjye. nitwibuka ntiyagutiza imbaraga umunsi umwe ukabyuka nk'abandi. humura umubyeyi wanjye nzi utarajyaga yicara mu rugo n'umunsi n'umwe uhora guhirimbana ngo dutere imbere. erega buriya umwana babireba byose mama. iyi nzu muyubaka wagira ngo nawe wari wabaye umufundi. nari mfite imyaka 6 ariko narabibonaga. kandi wakana we wakuze kera.
none papa arayidusigamo twenyine akigendera akazira igihe yashatse. sinshaka gutekereza papa ibintu bibi bibabara mwana wanjye. Umugabo wanjye yarandwaje pe, ntacyo mushinja n'ukuri. Kuba yanyuzamo rero akajya gusangira n'abandi bagabo akaruhuka mu mutwe, rwose ntacyo bitwaye mwana wanjye wibabara. Ni gute se umuntu ajya kuruhuka mu mutwe asize umurwayi urembye? Kuki adatekereza ko ushobora kundembana nijoro nkabura uko mbigenza mama? Uko biri kose niwe mubyeyi muri kumwe w'uwo mwana wanjye. Ngo iki mama? Ubu niwe mubyeyi turi kumwe se wowe ugiye? Mama, uzi ko niga cyane kugira ngo nzakore ibyananiye abandi baganga nzakwivuriza. Yotegurura. Ngufashe iki mama? Ngufashe iki? Ayiwe. Ngufashe iki ko? Ayiwe. Wayo te mama. Ndababara w'inkwara w'umwana wa. Wibaba. Mubiruranje we. W'inkwara wo. Rwose ndabigenza. Rega singubwira ko mbabaza ahubwo ukora hose ndatonekara we. Ariko se ubu nkora iki koko? Mama, kuki yakikurenze? Ibyo ukoze ni ibiki wibaba? Guturikira uri hazi ukihutira gukera kandi ubona cyamenetse. Ubona ko kigutemye mwana wa. Ubu se n'ububabare mama? Ndebye uko ubabara ibi ntacyo bivuze. Ngaho umena w'amazi. Unashaka agapfuko adakomeza kuva mwana wanjye ngayo wundi. Roza we, burya naraye hano. Twe we, ese naraye nyoye izingana iki kuko? Agacupa kamwe kari kera twanyoye niko uvugira ngo wanyoye nyinshi reji. Kuko rwose uzivane mu mubare wabo. Nta minywere yawe. Wasogira ngo nari nkwiye kuzinywa ko ari ukwanga kugutaba mu nama mariro. Imyaka ibaye myinshi reji ukora ubutaruhuka. Regisi wiyima ibyo ukeneye, wigomwa kubera kurwaza umuntu. Kunyuzamo rero ukikunda ntibibujijwe. Kuyigima se ndabeshya? Cyo ntazi niki. Regi, iyo umuntu agiye ajyana umubiri we n'inda ye, ntajyana ibya mugenzi we. Ariko mariro, uribuka ko uwo muntu uvuga gutyo nakumenye kubera we? Ndabyibuka pe. Uribuka ko ari inshuti yawe yakuzanye umugabo wawe yaragutanye imfura yanyu sone yuriya, akaguha akazi muri papeteriye, akakwigisha ibyo uzi byose bigutunze ubu ngubu? Ndabyibuka n'ukuri ndanabizirikana, kandi ndanamukunda n'ukuri nawe urabizi. Nuko gusa guhora nkubona wigunze bimbabaza kurushaho. Muri Gitego haragitsinze mariro. Rwose aho wahereye urwana urugamba rwo kunyinjiza mu mbere wawe, dore narahageze. Kubw'intege nke za muntu byabaye byarabaye. Nuko mbwiyereje. None se shaho utanega umutego ngo ngutere iyo ndutwite. Nari kuba nsiga umugore wanjye mbizi neza ko arwaye nkaza kurara hano koko. Uravuze ngo naguteze umutego reje? None se buriya tuvuge ko byabaye nabiteguye mariro? Nanjye sinari nabiteguye pe. Nisanze ariko byagenze. Kwiriranwa nawe nkakubona ubabaye byanteye kugukunda cyane reje. Kandi urabizi nari nkeneye urukundo kuko ntarwo nigeze mbona. Kubyutse se ndatashye mariro. Naraye nibagiwe no gushyira telefone yanjye ku muriro, none dore yazimye n'ukuri. Ubuse niba mu rugo habaye ikibazo nabibwirwa n'ikigo? Ariko wihangayika gutyo. Urumva habaye ikibazo wibabara akaguhamagara akakubura hari undi muntu yahamagara utari jewe koko? Ariko ubwo utekereza ko wibabara yaguhamagara n'ibyo yabonye mariro? Nubwo namuganirije nkamusaba imbabazi nkanamubwira ko bitazongera, niko ugira ngo buri aracyatwizera? Twakoze ikosa rikomeye, ntitwari kunanirwa kwihangana ngo tugire icyo dukorera muri ruriya rugo rwose. Ariko rero Jesi wikwishyiraho ikosa. Icyambere si wowe warwaje umugore wawe n'umubiri. Isi n'iminsi bizana ibyabyo. Icya kabiri, buri muntu muri iyi si afite ubuzima bwe. Ntabwo ubuzima bwawe bugomba guhombokera mu bwe. Ni nacyo nakoze rwose ndagukunda. Nkwereka urukundo ngo we kuguma muri iryo curaburindi. Icuraburindi mariro? Icuraburindi nyine.
mu myaka 9 hafi 10 umugore wagiye kumara arwaye wigeze wibuka ko nawe uri umuntu? Ni amajoro angahe waraye mu rugo? Ni amezi angahe wamaze waragiye hanze kumurwaza? Muri yo yose nigiye gushira yarabaye paralize. Umuntu nkawe w'umugabo ukiri muto wari yibagiwe. Rekeraho Mariro, byihorere ningize urukundo umugore wanjye yankunze, ningize ubwitange bwe mu iterambere ryacu. Ni byinshi byagatumye ntagomba gutekereza undi muntu utariwe. Ariko sheri wikwitesha umutwe rwose, ahubwo ngero unyipfumbati. Umugore ari kumwe n'umukobwa we muri iyi weekend ntari bujye kwiga. Ntinzirashya nawe utisasa twiryamira. Igira yo mfana wako kamukosa nigendere neza. Akusugura abona ukuntu ujugunyereje. Ese ubwo ngubwo uribuka ko ngo twitiye umwana? Mariroza twumvikane. Tazani ibeshya ngo rigucikira igira urirwa mu gutwi. Umwana ndamwemera, nzamwitaho, azanyandikwaho. Ariko uramenya hatazagira ubyumva bikagenda no mu gutwi k'umugore wanjye aho aryamye kuko waba umuhuhuye. Ese koko baba inshuti yanjye ndagufasha iki? Mama wanjye baramujyanye Raisa we, sinzi ko nzongera kumubona none. Mana we wambabariye koko, niba hari n'icyana gukoreye ukakimbabarira. Wivuga gutyo inshuti yanjye, ni kenshi mama yagiye muri koma kuri yakayivamo. None umenya ari yanyuma Rayi, abamutabara bahageze maze umwanya ndwana no kumukangura byanze pe. Inshuti yanjye, ntubizi ko nzi ko kubura mama bimera se? Ihangana. Ndabizi n'ukuri. Naraguherekeje mama we yapfuye. Uribuka ko mama wanjye nta n'ibyumweru 2 yarwaye bibaba? We Imana yaramugutije arwaye imyaka hafi 10. Sirimwe se kabiri agiye muri koma kuri yakayivamo. Tuza no kuri inshuti yanjye. Tuza. Papa Riego. Kuva ninjoro mama yagira ikibazo uyu mugabo namuhamagaye bakambwira gutya. None se ntiyari yaraye mu rugo? Shase kuva yanyerurira akambwira ibye n'uriya mugore hari icyo kikanga noneho. Ananyandikira message ngo hite kuri nyoko nagiye kureba nyoko muto ubwo nyine ngatuza. Yewe. Gusa ubusanzwe ntagenda ngo arareyo cyangwa kureho telefone n'ubwa mbere bibaye pe. Disi wari yakiriye. Nari yakiriye Raisa we. Nakiriye ko mfite muka data mama kiriho. Kandi rero mbona mama wanjye asa n'ubakeka nubwo atabimbwira. Kandi nanjye nkaba ntamubwira ibyo nabonye. Ntabwo wabivuga. Ndi kuko ninjoro namwibazagaho nagira icyo mvuga akantu mpama ngo sinkatekereze data nabi. Mubare bw'akanyuzamo akamwenyura ngo natekereza cyane. Niko mu byabigenza Disi kugira ngo ataguca intege. Ariko nyine yababaraga bigeze aho kwihagararaho biranga. Arataka kubera uburibwe bwinshi. Abiri icyuya kiramurenga. Ngeze ngo ndashaka kumuha amazi, ikirahure kirancika kidunda hasi kirameneka. Kiranankomeretsa kubera igihunga nari mfite. Ese mama niyo mpamvu upfutse ikiganza. None sinabitinzeho kubera ibibazo nagusanzemo byagucanze inshuti yanjye. Niko ngo byagenze bite wibaba? Ngo bimeze bite? Kera kabaye uraje papa. Mu by'ukuri wari uri hehe kugira ngo mama mpfana udahari ngo uhamagare nk'ubu? Wumvaga ngewe ndi bubigenze gute kuko papa? Ihangane mwana wanjye, nyine ejo nagize akazi kenshi nibagirwa kuyishyira ku muriro rwose nta kindi cyabaye. Hanyuma se kuki wavuye ku kazi ntuze mu rugo koko papa? Byagenze bite kudasanzwe urara hanze? Babarira yewe. Hanyuma se ngo ameze ate? Abaganga bakubwiye ko bimeze bite di? Kuba bamujyana ntituramubona pe. Abaganga baraducaho nta nushaka kutuvugisha. Mana wamfashije mama wanjye agakira irya none. Ko nkimukeneye cyane. Ko ngomba kwiga nkavumbura umuti uvura indwara arwaye ko ibyananiye abandi nkabikora. Oya reka kurira aho ngaho. Wibabara rwose uranera stress. Ariko wamureka karira kuko arababaye mama wararembye. Ararira se ngo ahindura iki wa mwana we? Ngo yahaye nyina amahoro akiruhukira ko amaze igihe ababara koko. Urabuzwa n'iki kuvuga utyo se ko amaze kubona undi mugore? Ngiye hari undi mama nzabona. Uvuze ngo iki wibaba? Yewe ariko uziko ibiranga byose Imana yabihaye ubwenge
rozari si umushumba ufite kiri mwawe rwose yakerereza abagenzi. ni ukuri uyu mushumba kiri mwabo ni nyagasani wamunyoherereje azi ibintu byose by'inka arazishitura akazikukira akazisasira akazigaburira akaziririmba reka ntiwarora yewe niba unyerereje aha narebye namwitegereje uko aziteteje uko azireba yewe yari yanyibagije ko naje no gutira isekuru. harya waje gutira isekuru yewe ndashaka gusekura utunyobwa hanyuma nkadutogosa ngashyiramo agasenda. muzehe yarwaye cya giripe ndashaka kukimurwanyiriza. ukiri wabo wajyanye uriya musaza kwa muganga igihe amaze arwaye koko uracyamwivurira amagendo gutyo? yanyemereye se yaba yanyemereraga wumva yabanje kunywa imiravumba igifu kiba kimumereye nabi. ntunyumvira ndamwinginganise ko dufite mitiweli waretse nkagutegera umunyonzi akakujyana kwa muganga. aranga se uzi uko yambwiye ko nta muntu w'umugabo wo kujya kwivuza inkorora. aho ntagira ngo aracyari umusore abona ukomeye akibagirwa ko yagushatse akurusha imyaka igera muri 20. ubwo aribwira ko akiri muto rero. y'abana muraho yemwe nta muntu wumvise usuhuza ra yemwe abantu ndamwumvise ye usuhuza ko nsuhuza ntimunyikirize se ntimunshaka mukecuru. ndahise ni wowe mwana wa ni njyewe rwose mukecuru. hobe uraho nyawo kamera cyane mukecuru. uraho imana ishimwe cyane ndogenda kubonye ko wabaye nkumi mukecuru. ariko yabaye no kutamerukaga niba aba imana wabaye agakumi. ntibukoze n'ibiki kuko wa mwana we ni gute utinyuka kuva imahanga ukaza bucece ukaba uruguyemo nta gatobe nta gashera uzi ko nta n'umutero uri muri uru rugo ngo nkwakiritse rukubina iki koko? yewe njye ndacyamwitegereza nkumva ndasa n'uri mu nzozi. ndahise ni wowe urabona narahindutse se kandi koko umuheruka umunsi yavuye muri uru rugo. ni ukuri da njye tujya tuvugana kuri telefone ya wa musore Kabarisa uba hano amuhamagara imbona nkubone ariko ndatunguwe pe. yewe mukecuru ibyo nagambiriye mbigezeho rwose. ubu noneho nahamagara Kabarisa nawe akaza. ntumbwire ko Kabarisa yarazi kuri buza akabimpisha ariko mbimenye namumerera nabi pe. uzi ko rusake iba yahuye n'icyuma kare ubu ikaba iri hafi gushya none urwituyemo gutyo koko mwana wa ubu se ndakugirana. ngewe ariko nkubiswe naba ndenganye rwose umukecuru wowe wabicecetse se yamujije kubwira umubyeyi we ko azaza ngo arashaka kumutungura. ese ariko se koko mwabana mwe umukecuru ungana atya baramutungura koko muzi ko mwatuma yitura hasi agapfa. aya se yabikise mubyeyi wanjye. rega umuntu aba amaze gusaza mwabana. umva nari ngukumbuye cyane pe kandi nje nzamara iminsi itari mike humura rusake tuzayisangira. kandi buriya na ruhaya nitareba neza izabigendera. akazi wari ufite se kararangiye mwana wa ntiwambwiye ngo warize urangije ubona akazira? oya akazi ntikarangiye ariko nafashe ikiruhuko cy'igihe kirekire ngo nshakishe mushiki wanjye. ubu nibwo mfite uburyo bwo kumushaka rero. nibyo rwose mwana wa ndabizi ko mushiki wawe akuri ku mutima. naramubwiye ngo niba akiriho azamubona kandi Kabarisa ibyo narabikubujije kuva kera. ukunda kumbwira ngo niba akiriho mushiki wanjye ariho ngomba kumubona ari muzima. nyamara ibintu byose birashoboka ndahise nawe rwose imyaka ibaye myinshi kandi uko igenda niko ijyana abantu n'ibintu cyane rwose. ndayisenga rwose ndakwibuka umukecuru Rozariya kwinjiza muri uru rugo uri umwana muto. ndagahungu gasho urabyibuka yari muto cyane ariko ari umunyabwenge bambe niyahetereza. namujyanye mu ishuri mu mwaka yigagamo wa 5 w'abanza abo wa mbere
arinda arangiza yisumbuye ari uwa mbere umwana mwiza cyane n'ubu ndacyari umuhanga icyo gihe rero nanjye nabaga uwa mbere mu kandi gace k'iwacu nuko twisanga twembi leta yatwemereye kujya kwiga duhuzwa n'ishuri noneho iki gihangaye cy'igihanga gikomeza ubuhanga bwacu rero ndayisenga twarangije ibyiciro ibi bibiri byombi aho twiga bamuha kuhigisha ntabwo kanya nuko waje agasigara iyo mbese nuko rwose kuko rero ariko se rozari ngiye ko nahera wamba bari ukamiye sekuru naje gutira nkagenda watambutse ukayihasa wiri ntuhaza ugira iwawe urabona ndi burekure uyu muhungu wanjye mbakiri nirwaneho ngewe kiri mwabo we nturahumuza ngo ugire icyo umfasha ugende mu nkoko uhitemo isake nziza uyitunganye uyu mugoroba umuhungu wanjye ayirangire umukecuru kiri bwawe uri buhamagara duhuriye iyo yaba abagenda noneho uri buhamagara kiri bwabo ureba niba guseka rwose uhamagara kiri bwabo kandi yagiye kera. abantu bose babonye icyo kunywa araye fanta amazi icyayi byose mwabi humura byose byatunganye inshuti yanjye musaza wanjye Kabarisa akibyuka yateze yihuse n'ubu birimo rwose nta muntu n'umwe ufite ikibazo bagenzi bacu twigana hafi ya bose bari hano nabo bari mu gikoni kandi n'uwa mwiza arahari sinzi icyo nzabituraraye imana yo mu ijuru yonyine irebe kwitanga kwanyu ibyandika ahantu ntimusabura abababa hafi mu bikeneye ndananiwe umutwe uraremereye birumvikana niho nabuze n'amarira pe ntayo wabona ndumva nshaka kurera ariko sindire musaza wawe umushimirire cyane urabizi ko mutinya napfa kumuvugisha ndabimubwira ni ukuri gusa we dushobora kuzashyingura adahari urabizi ko akorera kure nubwo ni mugenzi we biganye ngo uba hanze wamusigariyeho undi araza ntiyatinda gusubirayo rero bibaba nari nkuzaniye umutobe w'imbuto n'uwa mwiza wawe wikoreye ubwe arabumvaye ngo ugerageze ugire icyo ushyira mu nda kuva ejo nta kintu urakoza ku munwa nkakira asomaho shase ndabishobora nukuri hangana ukuri ndajya kumira bikanga nkumva ntibirenga umuhogo n'ubu rero biracyameze kwa kundi kuba wasinzira twakomeje gushakisha papa kuri telefone turamubura ubahoreje isara aratekereza iki koko yagiye abaganga babimubwiye kuretse imashini ifasha mama guhumeka ubundi we bisa n'ibyarangiye yari abizi neza ko nta gisigaye ngo yigende nk'ubaho aratekereza ko akiriho kuko araye simbizi wibaba simbizi pe ari we ari habara rye ryitwa ngo ni inshuti ya mama bombi telefoni zabo ntiziriwe mwana yanjye ubundi bazi ikiri bukorwa bikanyobera neza neza mama wagize ikigaragara n'umuvandimwe yagiraga ngo arafata icyemezo ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu Rwanda mama yasigaranye na musaza w'umwe yambwiye ko icyo gihe yari afite imyaka 18 musaza afite amezi 6 gusa ayiwe mama wabo yari abafite ari impanga ndayizeye na ndayisenga yego amuhekesha umwe muri bo biyemeza gutandukana gutyo mu bana 8 bose nyogokuru yari yarabyaye mama wanjye na ndayisenga bisanze bo na sari bo bonyine barokotse mu muryango wabo kuki uhisemo kumbwira amateka mama wawe atakiriho wibaba koko mama wanjye yasigaranye uwo musaza waramurera nkaho ari wenyine sogokuru nawe nibwo yahise ashaka undi mugore nyuma y'imyaka 3 yarigendeye nuko wa mugore amenesha mama na musaza watyo buriya shahura yisa mama wanjye ajyanye agahinda ko kwishinja kubura musaza iwe yamubuze ate wese umanjye yashoboraga gusubira mu ishuri akiga ariko ntiyarisubiyemo kuko urumva yari afite uwo mwana bavukana yego ari we nyina ari we se akaba n'umuvandimwe we ndabyumva disi byabaye ngombwa ko akora mu rugo rw'abantu
uwo mwana agize imyaka 10 urumva ko mama we yari afite imyaka 28 akiri umukobwa. Yego. Abantu yakoreraga bimukira inaha mu mujyi. Yego ndakumva. Ntibari kumwimukana rero ngo bamujyanane n'umwana. Umaragiye yinginga mukase ngo mumusigaranire. Abyemera ari ukumwikiza. Kuko nyuma y'ukwezi mumusigiye yasubiye akamubura. Undi akamubwira ngo yigize ikirara ararorongotana. Nyina aratorongera. Kuko mama atagize ngo shakishe Ndayisenga. Ariko yaramubuze burundu. None dore apfuye atamubonye n'ukuri. Mana yanjye we. Urabiziraye. Ndakumva. Reka mve murebe. Reka mbikangane. Ngomba kugira icyo nkora. Data Regis yabuze burundu. Uyu ni umunsi wa 2 mama avuye ku isi. Ntazaguma aho ngaho rero adashyinguwe ngo dutegereje umugabo we. Wowe se wafata icyemezo koko wibaba? Ngiye kubwira data wacu agifate buruwe. Nafata icyemezo rero umugore wabashyingurwa. Ariko wa mugani yagifata. None se ubundi murategereza umuntu mutaza ariko ko ubonye yagenda nambwiye koko. N'ubundi ko ibyabazi neza ko mbizi nkaba narabigize ibanga. Kuki yambabaza birenze uko yambabaje? Kuki yatinza mama mu buruhukiro tumutegereje? Baba igitekerezo gize nicyo. Genda kuko wegerese wanyu mujye inama niba ngombwa mufate icyemezo. Tekereza agarutse agasanga twaramushyinguye mana yanjye we. Ese kuki wakangutse ntunkangure koko Mariro? Ko njye nabuze uko ndyama kubera inda se nari kukubuza kwisinzirira kubera iki koko? Ariko ibuke gukomeje kunywa inzoga kandi kwa muganga barakubujije kunywa utwite. Mba nasomyeho gake kugira ngo we kunywa wenyine. Humura sinkabya sheri. Yewe, hari noneho ndaruhutse pe. Kunzana hafi y'amazi magari bishobora kuba bizatanga umusaruro. Yawe nari nsigaye nkureba nkumva agahinda karanyishe n'ukurireje. Nawe se amajoro angahe urara kwa muganga uhagaze wataha ntunaryame ngo usinzire. Yewe nibyo rwose iyi minsi 2 tumaze nanga iramfashije. Noneho nakazi kazagenda neza. Yewe ubwo ubu kuri hafi kubyara tuzabwira icyo abakobwa bacu bombi. Ababaje ibyawe wanjye se ko yibera mu mashuri. Nawe babarane mukuru yarabibonye ko njye nawe turi kumwe. Kandi nyuma y'ibyo yabonye ntacyamutangaza yumvise ko wabyaye umwana wanjye. Ariko ubundi telefone yanjye iri hehe ngo muhamagare mubaze uko nyina amezera? Telefone se? Telefone nyine nari nazifunze ndazibikareje. Wiki? Nazifunze pe. Ariko uba muzima Mariro? None sinaba muzima. Reka tuvuge ko nanafite umurwayi da. Ubu mu kazi habaye ibibazo byakemuka bite? None se papeteri dafite manager yikurikirana muzo dufite ni yihe ku buryo wumva wakwitesha umutwe reji? Iyari iminsi 2 yo kurukana kugeneye ukibagirwa akazi ukibagirwa umugore urwaye nawe ukikunda di. Uzi ko nta minota 3 yashira gutarebye muri telefone. Iyo ntazizimya ngo nzibike iki gihe cyari kwimfabusa rwose. Mpereza telefone yanjye Mariro. Se have. Kuko nukuri Regis ararakaye. Nkubwo ndakariye kubera iki koko? Kubera ko kwitaho udashobora no kwitekerezaho. Ndavuze ngo mpereza telefone yanjye. Ahubwo se ndaniko nazihize. Icyo nzi nuko nazibitse rwose. Ngo tuzibagirwe. Ariko ubona utarandoze koko Mariro? Koko iminsi 2 irashize ntatekereza kureba kuri telefone. Nzi neza ko nasize mudahogora ameze nabi. Kira telefone yawe. Mpereza nyine. None urakajwe n'iki? Nuko ngusabye telefone yanjye kuko Mariro. Ndabizi ko ndi ibiro bya kabiri. Nako umugore wawe kaziyo. Undeba kuko wakunze arwaye. Ibyo wibivuga no kurabizi ko. Oya wikwirwa uvuga byinshi. Ndabizi ko ari gukunda Reji. Gusa ntibizambuza gukomeza kugukunda kuko byararangiye ndagukunda nyine. Kandi ntacyo nabikoraho.
wanjomba ibikwasi unyibutsa ko ufite umugore wawe w'isezerano utabinjomba nzakomeza ngo ukundi. Oya ntawe wibabara. Ngerayo bisa. Wirakara Marirose. Wirakara rurabo rwanjye rwa roza. Ntubizi ko ngukunda ko ubu kumara iminsi 2 ndi kumwe nawe n'isi narayibagiwe nabikoreshwa n'iki kindi kitari urukundo. Oya telefone washakaga ntiwayibonye se? Kandi ikindi ushakaho ni ikigirayo. Nukuri babara Mariro, nawe urabizi ko twakoze amakosa kumara iyi minsi 2 nta makuru yo mu rugo cyangwa muri business dufite, sibyo? Ngaho babara yanyoherereje amajwi se. Papa, umunsi urarangiye nguhamagara nkakubura nkumenyeshe ko umugore wawe wakunze ari we mama wambyaye atakiri kuri iyi si. Nakubwira uracyagira umutima. Papa, uri amahoro ko nawe utangiye kuntera ubwoba. Niba ukiri umuntu ndagusabye garuka ucyumva ijwi ryanjye kugira ngo mama abashe gushyingura, kuko abandi bose barahari ni wowe gusa dutegereje. Mudahogora. Ko ntacyo uvuga reje gushyingura. Yose bavuga urumva ari byo ubu si ukudukinisha uriya mukobwa koko ni ukugira ngo adutere ubwoba rwose. Mudahogo ntibishoboka, ibi ni ibikiwe. Ariko Mariro, ibi ni ibikibibaye kuko ntibishoboka. Oya ntibishoboka. Mudahogo, umugore wanjye Mudahogo, umugore wita umutwe utaramenya ukuri neza. Ariko reji nyamara wabona ari ukudukinisha. Reka mpamagara umuntu mubaze neza. Yewe data we, Mudahogora yarapfuye koko. Mudahogora wanjye koko nazambabarira. Ayiga mana we, nazambabarira we. Yanyitabye akambwira n'ibintu byo koko. Mudahogora we, umenya ariyo regisi we. Tuterera stati z'abantu dukorana zose hari ifoto yewe. Ayiwe. Mbega Kabarisa, kabona uri inzumera imvu utarashakasha kubu wowe wibereye mu dusikorere. Kandi ese nk'ubwo wakubaza icyo warungurukaga muri telefone yanjye wakivuga ko ukunda isi. Ariko sereka mubaze Kabari, mbaze iki? wowe wakwicarana n'umuntu iminota 10 gashira mutavugana ukabona yatumbiriye muri telefone arimo arayirebamo ntugire amatsiko koko. Ariko zuminga turebe. Ariko reka nkubwire, utwo twana ni twiza tu mfa mbese nuko nyina ari bato kuri wowe, ariko ubone ni beza kabisa. Ese nk'ubu uyu nguyu ntubona akarira yisa mushiki wanjye? Kuki twana twiza urajya mu byadihe namva he. Reka neza genda itegereze neza urebe. we niko wa mukobwa se yaje kuvoma inkumi nziza gutya we ntumubona se nyine? Ariko rero mushikira tumwihorere. Byo mugenzi we bari kumwe nawe ni mwiza we. Koma kobwa baragutwaye mbega amataye mbega inzobe. Genda wamara waremye biremwa byiza koko. Bajya bavuga ngo iki nicyo kigaragaza urukundo Imana ikunda abagabo. Reka babwire shaka muri abantu b'abakobwa bafite ubwiza karemano ni mama y'Imana. Ahubwo uzababwire ntibazisige za mukorogo. Mukorogo z'ubundi ziracyabona izaciwe. Ariko we uyu kumbona wagira ngo ndamuzi. Bitekereze neza wasanga umuzi we. Ariko se ndabamuzi kuko ntabeshye. Imyaka y'ubuzima bwanjye mike nayimaze naha indi nyimara mu mahanga. Nanjye binyobere. Uyu mwana rero ndahise sinzi ko nakubwira impamvu ubonye namwitegerezaga cyane. Igihe ngusaba kunkurikiranira akazi nkagenda igitaraganye niwe nayo natabaye. Ushatse kuvuga ko ari wowe wapfushije nyina se? Yego rwose niwe. Ni inshuti ya mushiki wanjye cyane rwose baniganaga.
hanyuma se kuvuze ngo baniganaga nkaho bayarangije simeruka mushiki wawe aribwo agiye mu mwaka wa 6 wisumbuye. ndahise sinzi uko nakubwira nuko ubu tuvugana amaze kuvugana na mushiki wanjye akambwira ko anamwinginga rwose ngo aze gukora ibizamini undi akamuhakanira. Kuki? Kubera iki? Ubundi igihe twashyinguriye nyina sinakabaye aribwo ndeba amafoto, ahubwo nyine iyi ngiyi usanze ndeba niya mushiki wanjye yanyoherereje arangije arampamagararira. Urumva arambwira ngo bro ngo utekereza ko uyu warayanze kuza gukora ibizamini akanambwira ngo ntazagaruka kwiga. Kubera iki nyine? Nyina niwe wamwishyuriraga se none abuze ubwishyu tumufashisha. Inkuru y'uyu mwana kari ndende sishanye ihereheye koko. Umwanya turawufite ariko kandi nanjye uzi neza ko nkundi nkuru ese warabyibagiwe. Urumva ngiye twamaze gushyingura nyine mpita njya gutega kugira ngo nyine ngire igihe ngerere n'ahangaha. No gukaraba sinagiyeyo. Ngo bamaze gukaraba rero umugabo aravuga ngo n'ikiriyo kirarangiye ngo nta muntu ashaka mu rugo rwo gukomeza kumutera agahinda. Ariko ngo byatewe nuko nyine yari amaze gushaka undi mugore yakirwaye. Iki n'umugabo yari amaze gushaka undi mugore nyakwigendera akirwaye. Urabyumva? Ariko ni mu nyumvira bahu. Umugabo yari yarashatse undi mugore wa mbere akirwaye. Ariko abagabo twabaye dute? Ntabwo ari twese ariko ndayise ibyo bintu by'icyita rusange byo bikureho kuko rwose hagiye gushira imyaka 5 mama wanjye yigendeye ariko umusaza aracyaraho ndaramwinginga kananira. Cyakora ubu twumvikanye ko umukobwa we narangiza yisumbuye tuzamushakira kaminuza hanze akabona gushaka. Ibyo se bishoborwa nabangaye shaka bari. Simbizi. Jye na mushiki wanjye twarinze dutandukana tuzira nde wundi utari mukadata. Kimwe nuko uzasanga hari n'undi muntu warezwe na mukasa avuga ngo yamubereye umubyeyi mwiza. Nanone gusa iyo wahuye n'uwashinze imizi isharira nyine bari hatari. Igeno rya mukadata ryantandukanyije na mushiki wanjye sinzigera ndyibagirwa. None se tugarutse ku kibazo cy'uwo mwana w'umukobwa umukase niwe ushaka kumubuza kwiga ngo twitambike. Yewe ndayise ibyo simbizi neza biransaba gusobanuza mushiki wanjye neza. Wamusobanuza akabari wamusobanuza tukagira icyo dukora uwo mwana atarateshwa amahirwe yo kwiga. Urumva urabizi uko tubayeho ubu ngubu ko tubikesha ko twashoboye kwiga. Ndabizi cyane rwose iyo ntagira umubyeyi Rosaria mba ndi mayibobo yigendera. Ubeshye se none uri professeur muri kaminuza nazo zo mu mahanga sha uri icyogere baririmba sha. Ni wowe reje umeze utese kwisuza so gushyingura birarangiye. None se urabona ari sangaye mariro? Si nka 9 z'amanywa. Goko ubu ni 5 z'ijoro. Gushyingura twavuyeyo kare. Nahise mbwira n'ababishoboye ngo batahe nta kiriyo kiri iwanjye. Nikiriyo wahise ugisoza se? Cyane rwose ko nasanze nta mpamvu yo kumarana abantu iminsi aho ngaho ariko barya banywa kandi ibyo byose bikaba natwe twarataye akazi. Mbonye rero abaharaye bagiye kuryama natse imodoka nza kukureba sinari kubona ibitotsi ntazi uko merewe kuko wanteye ubwoba bwinshi. None wari ugize ngo ugiye gushyingura abagore bawe babiri cyarimo? Sha wivuga utyo. None se byakugendekeye bite ko nagiye kubona nkabona bagutwaye mu maboko kandi nta necyo nari bikoreho rwose kubera ahantu nari nicaye. Simbizi nagiye kumva numva mfashwe n'isereri n'isesemi ibindi byakurikiyeho simbizi nakangutse ndi kwa muganga. None nabo bahise bagusezerera use wongeye ugafatwa koko? Ubunye byatewe nuko twari mu bantu benshi ubundi rwose ari igihe nta kibazo mfite n'umwana ntacyo afite nayo mpamvu rwose bansezereye. Muganga akambwira ngo ngende ndyame nduhuke. Shawa nteye ubwoba kabura icyago. Gusa buriya no kwibona dushyingura mudahogora bitwa inshuti ze zose bambaye imikenyero isange ntawo banteguriye byanshenguye umutima reje. Buriya babikoreye iki koko? Kandi koko hari nk'abagore babiri nabonye bayambaye kandi simbazi pe. Uriya mukobwa wawe baba arasa umwana mwiza uzi ko nagize ngo ndamuhaza kandebera ku rutugu gutya akimyoza ubundi akigendera. Ariko nayo mwumve marero umwana azi ibyanjye nawe byose icyo ni icyambere. Icya kabiri yagize ibyago apfusha nyina amaze kumupfusha aratubura twemba ari twebwe twakamubaye hafi.
urangije uza kumutetaho ngo urashaka imikenyero yo kwambara ngo wigaragaze mu nshuti zanjye ubwo si byo nicyo cyari gutuma nkura mu nshuti za mudahobora koko reje none se wowe kuki yaguteguriye ikositimu wambara aha nkurikije uko yandebye ayima ni ukubura uko agira kuko ndise kandi kugeza ubu nta jambo na rimwe aramvugisha ndeba gusa ntajya kumuvugisha akarira kantunga ariko rero rwose ni ukuri mudahogora twaramukundaga reje ndahiye izina ry'Imana yo mu ijuru yani mu ijuru n'isi nizi ko mudahogora nta mwangaga ibyabaye tukamuca inyuma kirwaye rwose byatewe nuko nagukunze cyane ariko nawe ubwo arabizi ko nta rwango rwigeze hagati yanjye nawe rwose erega ntawavuze ko wamwangaga nubwo nanjye nyine nagize intege nke mudahogora yari umugore wanjye nakunze pe ese tubigenze dute kubona nta n'amezi abiri asigaye ngo mbyarereje ubu koko Mariroze ni ikinaremewe gukunda urukundo rudashoboka se wa Sonia yambeshye urukundo antera inda arangije yirongorera undi mbaho na ariko mbyara umwana wanjye yakwigendera mudahogora niwe wangiriye impuhwe asa n'untonaguye yongera kungira umuntu arandema bundi bushya aramfasha nongera kuba umuntu urangije umwitura kumutwarira umugabo nyine ubwo nyumva kuri nk'abandi reje namutwariye umugabo se yari akimushoboye koko ko ubuzima bwamwangiye bukaba ari bwo bungabiza uwo mugabo we reje niba wumva naraguhemuje rwose nta kibazo ndeke nta kibazo umwana nzamubyara murere rwose nzamubyara tumurere Mariro narapfakaye nta mpamvu nimwe mbuza gushaka umugore koko se reje niko bimeze rwose wowe banza utora agatege ubundi dutegura uko tuzasezerana mu mategeko tubane umwana wacu nyine azavuke turi kumwe bivuga se urakomeje cyangwa urashaka kunyumva gusa regisi we birikize none se ubwo umukobwa wawe uzamubwira ngo iki umukobwa wanjye si icyo atazi ni iki kuri sinshaka icyo ari cyo cyose cyaguteranya n'umukobwa wawe nta kizaduteranya gihari ndashaka kubyihutisha tugasezerana ngahita ngisafari dore ba manajya bose basigaye banyandikira bambwira ko barangura ino bahenzwe kubera ntakigisafari nyine ubwo se warindiye nkabyara maze tukajyana ukantembereza koko reje mvuye umugore uzaba utembera igihe kiracyahari madamu ndavuga gushaka imari nawe ngo gutembera koko mbega umukobwa ngo aritukuza agahinduka urunyanya we uriya niwe Sonia wavugaga nuriya nabonye agushije n'amavarisi mpita niyizira hano mu cyumba hewe akira indangamanota yawe inshuti yanjye sha nishimye wibaba washimishije sinari nzi ko wagira ayo manota yose n'ibibazo wari ufite dukora ibizami ubu se kuko nk'aya manota Imana iba yampereye iki kuki utayahaye undi mwana ushaka kwiga uzanabishobora wese ku cyumba utazabishobora wibaba umuntu wimukanye amanota 80 yose n'iki kizakubuza gushobora kwiga agahinda karandya ahantu ntashobora gusobanura ndakumva nshuti yanjye igikomere cyo kubura mama wawe kiracyari gishya kandi uko gitonekazwa n'ibintu bitandukanye niko kiva kigahinduka gishya tekereza ariko rayi tekereza mama wanjye utekereza ko nigaga nshyizeho umwete ngo nzamwivurire none yaratinyutse arancika aragenda ubu se nzaba nigira iki koko nzaba ndimo kwiga nigira iki kuzavura abandi bantu wibaba urabizi mama wawe yakundaga abantu cyane aba yakunze akabegereza se ntubanyuzeho mu ruganiriro rw'inzu yasize yubatse barayigize iyabo ubundi se buriya ko ntasobanukiwe uriya mukobwa na nyina barakora iki hariya n'amavarisi nyina amaze iminsi nk'itatu hano ni ibanga rikomeye cyane we na papa ngo basezeranye kuwa kane w'icyumweru gishize batarabikubwiye wibaba ni ukuri ntabyo bambwiye kuko singiye mesaje nandikiwe n'uwanyirigira umukobwa wo kwa data wacu ambwira ngo ko ntakubonye hano ku murenge kandi yanko agiye gusezerana umwana ngo ngaho yimeze ndebe kira ese kandi ibyo ntibishoboka none se kuki batabikubwiye muri weekend nibwo papa yansanze hano mu cyumba n'ibimwaro byinshi
arambwira ngo rero wibabara mwana wanjye nubona Mariya Roza hano ntutungurwe ngo kuko ubu ni umugore wanjye kandi ari hafi kubyara umwana wanjye ngo kandi umbabarire kuba ntarabikumenyesheje mbere nabonaga ukibabariye sinamusubiza n'ijambo na rimwe nuko aravuga ngo nakumenyeshaga ko ejo nzajya isafari ubundi arahaguruka aragenda. none se ubu ariya abantu uzabana nabo bishoborewe baba? Simbizi Rayi, nanjye simbizi rwose. none se waje tukajya kwibanira iwacu ko n'ubundi ari njye na papa n'umukozi tuhaba twenyine kandi umusaza wanjye yamaze kwimukira mu ntara aho yabonye akazi. Wakwiyizeye? Urumva bitagaragara nabi kurushaho Rayi. Sinshaka gusiga mama wanjye icyasha ngo abantu bajye bavuga ngo wa mwana mudahogora yasigiye Regisi yarananiranye ava mu rugo iwabo. We baba, dore dutangiye ibiruhuko none ngo twijyanire kuruhukira mu cyaro umusaza wanjye akorera nitugira uzashaka ishuri wiga ubamo bucece. Urumva nakwiga ntigana nawe Rayi? Nzemera sige papa wanjye wenyine tujye kubana mu kigo ariko ubungura urugo. Oya Rayi, oya we naba nikunze ngakabye. Nzi neza ko dufata icyemezo cyo kwiga dutaha nabikoreye mama wanjye wari urwaye ukabikorera papa wawe wari usigaye wenyine mama wawe amaze gupfa. None ubwo mama wanjye apfuye ntinyuke ngo usabe gusiga papa wawe wenyine? None se ko nuvuga ngo uretse ishuri ko nanjye ntazashobora kwiga wibaba? Ndakubajije ngo aka kanya mvuye amperekeje umushyitsi wari wansuye bigenze bite ngo nsange ibintu byanjye inyuma y'urugi rw'icyumba cyanjye? Niko bimeze, iki cyumba ntikikiri icyawe. Urabona nje kuba hano kandi nicyo nahisemo. Wibaba nawe urabibona Sonia yakamejeje kandi ni umushyitsi. Urihangana umwimukire n'ukuri. Mwimukire mu cyumba cyanjye ngewe? Utimuka mama, njyewe niba ari icyanzaniye muri urugo rwawe umbwire nigendere njye gushaka geto kuko ndabona nje aho ntakenewe. Iki cyumba nicyo nahisemo kuko nicyo kizamfasha gutegura ibyanjye nisanzuye. Ibyo rero uje gutegurira aha ni ibiki? Sonia kino dufilime dutakadushyira ku mbuga nkoranyambaga abandi bakatureba. N'ubundi aho twabaga niwe wari ufite icyumba kinini kandi kisanzuye. None rero urihangana umwimukire ujye mu gikari kubana n'umukozi wibaba. Ngo iki? Nsanga umukozi mu gikari? Umukozi se si umuntu nk'abandi? Simvuze ko atari umuntu nk'abandi ariko nta n'impamvu yo kunyimura hano mu nzu y'iwacu ngo njye kurara mu gikari. Kuko byonyine ni icyumba cyanjye sinemera kukivamo. Ibyo ntabwo ari ukubigusaba n'itegeko muko. Sonia yaragishaka akeneye kuba mu cyumba cyisanzuye kimufasha kunoza utuvideo twe akanabona aho atereka laptop ye. Erega umureba ntimuri mu rwego rumwe agiye kurangiza kaminuza. Umbwirire mama. Mana yanjye nk'umudahogora wajyagaye. Vana abazimu bazima muko. Urumva? Erega wibaba mudahogora we yego yari nyoko ariko nanjye twari inshuti kandi twese twaramukundaga. Mwese mwaramukundaga? Wowe nande? Umenye ko nubwo yari nyoko twamenyanye utaramumenya yari inshuti yanjye kandi niba natekereza ko namuhemukiye ibyabaye nubwo wabinyisabiye. Urumva? Mama niwe wagusabye kumutwarira umugabo? None ko ntacyo yari akimumariye urumva yari kureka umugabo agapfa urw'imbwa baseka kandi mpari nanjye nkeneye umugabo. Urabeshya Mariya, urabeshya. Mbeshya iki? Kandi ibyo wowe na papa mwakoreye mama kiriho umwe muri mwe cyangwa mwembi azabyishyura. Ntuzongere na rimwe gutaga mama wanjye iminsi washyano kameze neza. Nubona ko utumye Sonia yagukubita? Soni nikatwakira mu cyumba se nyine mama nagenda ibyo birimo hano umukozi arabyimura abijyane mu cyumba cyabo ko kameze. Njye nababwiye ngo sinimuka mu cyumba cyane. Kubera iki? Sonia niba ashaka icyumba kiza muri iyi nzu umutwara ajye kurara hagati yawe n'umugabo wawe. Ariko niki cyakumaza ubwo wabibaba? Ni iki? N'urupfu Mariya rwatwaye mama n'undi wese rwamutwara. Niyo mpamvu ntawe ntinya muri mwe rero. Utibeshya ngo wongere ubangure urushyingura nkubita. Nge kuko nakunyukanyuka no kuyungu yakakwanga. Ariko mama uramwumva? Nabari kuvuga mama urukundo umukobwa bari kunyirataho ako ubundi kuki waje kuba hano iyo ugumye iwacu bikagira inzira ntidusuzugurwe gutya. Mwihorere Sonia mwihorere ndinaniriwe nta mbaraga mfite zo gusakuza namwe. Se nazi ibyo byose avuga arabisubiramo. Urabisubiramo Sonia? Ndabisubiramo rwose kuko ntawe ntinya muri mwe.
mba nguteye ibuye rozari untari mu bimora iki se kandi urankanze rwose nabonaga ibiti binyeganyega ntarakubona ngira ngo ni inyamaswa yacinyerera mu cyamuguru nuko inyataka gatsindwa atari wowe se nahamagaye wahanitse uririmba ntunyumve nikoze iyo sombe usoromye muri uyu mugoroba urayiteka ryari nagira ngo abana bayisekurane na cya gicucu kiri munsi y'urugo ubundi nzayitaho ejo ntibibuka ko ari umunsi w'isoko se tuzabona ikigufa cyangwa ikinono cyo gushyiramo yego rata ko naheruka ruguru iwanyu se abaho abasore bawe bari aho kumenya nabo bagukumbuye ra nigeze kumva bavuga ngo ntibaheruka umusimbo wawe yewe muri iyi minsi imirimo yo gusarura ikawa yari imeze nabi narabuze uko narabuka kandi hariya hari umusaza wa muntu we arakoresha kuva izuba rirashe kugeza rirenze reka abakoresha bimwinjiriza ifaranga wa rukera uriya se hari umurusha umusaruro muri uyu mudugudu wacu niko bimeze pe ariko agiye kuzatwicisha akazi pe njye n'abahungu be uzi ko bava ku ishuri ntihagire uwicara byibura cyangwa ngo nagira cyarebe mu ikayi bose ahita bajyana mu kazi ugira iwabo rero nubwo numvise ufite imirimo myinshi narenze kugusaba ngo muri iyi wikendi uzaze kuntekera kugutekera muri wikendi wawe hazaba iki urabizi abarimukazi bakodesha hariya iwanjye bakamfashije ariko nabonye abenshi wikendi igera bamwe bakajya iwabo hagasigara ba bandi n'ubundi batazi kubana neza n'umuntu baba bihugiyeho cyangwa rimwe na rimwe nabo bakaba bafite abashyitsi guteka se ari ibintu byanjye ndabizi kuva kera rwose nyine umukobwa nawe urabizi mbwira ibirori biri iwawe rwose nzaza nishimye cyane umva uriya njenyeri w'iwanjye yasize ambwiye ngo iyi wikendi afite abashyitsi b'abakobwa bazaza kumusuhura ubwo niwumva abandi basore di buriya ndayisenga uriya mwana wareze ko ari umusore mwiza ko ntahamwaye kuki nta mukobwa umusura koko uzi ko ntajya ntinyuka kubimubaza kubera iki uriya mwana aracyahangayikishijwe no gushakisha mushiki we ariko se n'ubwo iby'ikoranabuhanga byateye imbere yarashakishije araheba pepe yewe ngo yatanze ifoto imwe rukumbi afite bari kumwe ariko nuko ntamuca intege ntacyo yamufasha nawe se ni ifoto yabo bombi kera mushiki we ari umukobwa muto uriya nawe yambaye imyenda y'ishuri ari umwana w'imyaka nk'irindwi ariko mwana we se gusa urumva kuko aba yumva azamubona ubwo rero uzaza uteka abakobwa batazava inaha bangaye mama we icyo nzi guteka ko ari ingereke zanjye nirira se hari ikindi bariya abasore ariko barabizi wose pe sinabonye hari ubwo babyikorera ngo baba bahaza izo ngereke zanjye mwabona we yagize ngo arabatekeye abaha imvange zibishye bahimbye ngo ni nyirankabari ngo ni nyirankabari ni uko kuvuga ngo nibakenera kurya neza bazajya bitekera ariko rero uganirize ndayisenga rozari muri bariya bari mu kazi rwose harimo abakobwa beza arambagizamo umwe ntakomeze gusazira aho ngaho ubu rwose nta musore wo kurenza imyaka 30 ataragira igitekerezo cyo gushaka ndekera umuhungu ugira iwa imfura yawe ko ntacyo umubwira ndayisenga murusha ingahe ariko se iyi telefone kuko ubu yabaye iki koko ariko ye uzi ko wataye umutwe wagira ngo ni umwana w'imyaka 2 cyangwa 3 wabuze ejo ntumbwire utyo mariro ntumbwire utyo ubundi siriya mukozi akubwiye ngo iki ambwiye ko nawe nta makuru afite kandi ari we munyamabanga we muri uru rugo niwe muntu wenyine bavugana bakanaseka mariroze rwose waje ahangaho unyizeza ko uzakora uko ushoboye kose ukabana neza nawe wibabara kuko biri kose uzitwararika ntumuvangavange kuko waje ubizi neza ko amarangamutima yatameze neza nk'ibi ni iki koko ariko rwose ibyo twavuganye nibyo nakoze reji naritwararitse umukobwa waranyurira akantuka yewe ndihangana nta kundi nabigenza utarihanganiye ibitutsi bye n'ingewe ariko uzi ko wagira ngo wibabara nibyariye mu ndusha kumumenya uzi neza ko icyamubangamira cyose atatinyuka gutukana arewe wowe wari uzi se wasize hano reji
nsiba rwose umukobwa yaradututse ngo turindiririze ngo tuje kurya no kuryamira imitsi ya nyina. uwo n'undi ariko utari wibabara nabyaye mariro ngake waje tukayisubirira iwacu ariko mama ko n'ubundi mbona umugabo wawe nta cyizere agufite. funga uwo munwa wawe soni funga. barakubwira umugabo wawe ko umukobwa we agenda atagiye wenyine. ushatse kuvuga iki soni? nyine nuko twangaga kubivuga ariko wibabara yavuye ahangaha ajyanye n'abasore babiri hamwe n'undi mukobwa. ngo iki? wibabara n'abasore nyine. mama nakubwira n'impamvu namwambaye kiriya cyumba se nuko nyine yagiraga atya agataha nijoro atanatashye wenyine reji rwose unyihanganire ibyo byose sinari kubivuga. oya ayo magambo yanyu muyahamane nako muramubeshya ntibishoboka. wibabara nzi ibyo ntabwo yabikora umwana wanjye ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. mama yarenze nushaka wirekura useke. yewe turamukoze aho azazira se azamubamba turora. narabikubwiye ko nakunda umuntu nkora amajisho mama. nzongera uriya mukobwa tumuretse gutyo ntitumuteranye na se yagusenyera. ayiwe ko rusoke ntimbuye mu mugongo soni. ayiwe mama isoka se kandi ni iki? ayiwe ndorera we ayiwe inda we isuha ayiwe ndabyaye soni yawe. kurikira irukanka uhamagare regise agaruke. ariko si ibyo ugenze bite kuko si ubwo ko kugiye kubyara mama cyangwa n'indi mitwe y'isi uhimba kugira ngo umugabo wawe ahita agaruka atanatekereje ku mukobwa we. kumubakurikiza amaso nk'abatashakaga ko bagenda iyo mubabwira bakongera bakarara. umukobwa uri hariya na se rwose ngo ntiyarara ahandi hantu kabiri yikurikiranya kandi yasize se mu rugo wenyine. nyamara ntutabuze mushiki wawe guhangayikira se cyane n'akazi kawe kabari. none se ubundi ko nabonye abyirutsemo inkumi nziza ugira ngo abasore ntibamuhanze amaso. azajya aho abenge rero aha ngo ntiyasiga se. mbona ariyo maherezo da. umukobwa ugiye kurangiza amashuri yisumbuye ntarabona iwacu hinjira umusore umukunda nk'aho mama yarogagara. kuruga koko none mvuge gute? numva bubu babyiharaje da ngo umukobwa abasore badatereta ngo bafite nyine uroga. uretse ko ngewe nanabimushimira abana bakuranye ubushyuhe bakishora mu rukundo imburagihe bibicira ubuzima rwose. niyo mpamvu ujya kumva ngo abana b'abakobwa baterwa inda za hato na hato n'icyo baba bazira rwose. kuba rero mushiki wawe yirinda utwo dusore igihe kitaragera n'uwo gushimwa bikomeye. ese ko ubu ngubu ngishatse nakwisabira uruhushya akabari. uruhushya rw'ikise kandi ndayise ukanyemerera rwose ngatangira nkirehereza buhoro buhoro. aha uratangiye kuko n'ubundi ejo bundi azaba atangiye kaminuza kandi nkurikije uko namubonye ndangaye bamuntwara bamutwara. ko nawe nabonaga ijisho ritakuvahora. nawe wabibonye aho kwita kuri musaza we yitaga kuri ndayisenga. uriya mwana wa mama azi ubwenge mukecuru. wabonye ko atazi aho ngaho yaje yitwaje isikoti yo kumuba iruhande kugira ngo yite kuri ndayisenga ndangaye. urangaye. icyo nababwira ni uko bariya abakobwa bombi ari beza kandi ikigaragara ntibaratwarwa n'iby'iki gihe. kuganira nabo bumva ko bafite gahunda ndende y'ubuzima bwabo irimo kwiga cyane bakazaba abakomeye. bibafashe muri ubwo urumva uyu mutero uzayifashemo mushiki wanjye kandi atangiye kumubonamo indi shusho. uterere n'uwe kabari rwose mushiki wawe wanyemereye namukunda kandi namufasha kugera ku nzozi afite rwose. kuko n'ubundi imbere y'imyaka 5 nta gahunda mafite rero. uriya mukobwa nabonye niwe uvuga ngo wamukunda udafite gahunda mbere y'imyaka 5 baramugutwaye ukanuye amaso. oya si ibyo ntimuzavuge ngo ndaragura ariko uriya muhaye imyaka iyi ngahe 3 yonyine mukecuru. ni ukuri oya ko mushiki wanjye azaba atararangiza kwiga kandi nkaba ntabyemera. nuko nkubwiye ahandi ubu ntagiye kugira imyaka 19. iyo ngiyo yarayifite ubundi yakaba yararangije kwiga. hari umwaka twamusibije ngewe na mama tubona adatsinda neza tumuhindurira ikigo nyine bamusubiza inyuma.
uriya rwose bazamutwara bidatinze. Igikobwa cyiza kibyirukanye uburanga n'ubwitonzi ubutesi n'umutuzo mwinshi. aha ati ni umukobwa wa papa uzi isura ihari yuko amutetesha. umukobwa wa data ninde ukuvuze acira hari ikubite ntimwumvugire umwana mbese n'ubu kuri ndakomeje kabari. urakomeje se akanimera ubundi ibintu bindekere. ntungunike kuko n'uriya mugenzi we ntacyo abaye kabari. nubwo nabona agasa n'uwasuzugura kuko twamaraga umwanya tuvuga acecetse. yewe si ugusuzugura ni ibibazo yifitiye. buriya amaze igihe gito cyane apfushije umubyeyi we kandi rwose yamurwaje igihe kirekire. ndakubwiye ngo mu myaka 18 afite imyaka 9 yose ayimaze arwaje mama we. yewe mukecuru no kuba yihangana akamwenyura ni umuntu w'umugabo mpe. yewe yagize ibyago bikomeye cyane disi kandi abuze umubyeyi we akiri muto cyane. yihangane nanjye namubuze mfite amezi 6 kandi mbaho. yewe none na mushiki wanjye wansigaranye akanyitangira kugeza ubu sinzi irengero ry'Imana yanjye. yemwe ba tuvaga ku muhanda dore mu butangiye kuhandumira. kandi koko n'amasaha tugende kandi rwose mwarakoze cyane kutwakirira abashyitsi mukabitaho mukanabacumbikira mubyeyi mwiza. urije gushima nkaho hano atari iwanyu yewe mwana. n'ikindi ntuzongere ntasone ndanakuretse wibaba kandi n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngukubise sinzongera kugukubita. wankubise ukanyica se ko n'undi urwo wanyisha atari rutoreje. umpamagaye ngo nde? wahamagaye izina ryawe kuko kuva umunsi mama apfiraho udahari nkaguhamagara nkakubura nkamara iminsi 2 narakubuze warigiriye kwinezeza n'umugore wawe uzi ko wamunsiganya arembye warekewe kwitwa data. ubu muri make singirizo niyo mpamvu wahisemo kunyicisha agahinda ugafata abasore mugasohokana bakakumarana iminsi yo ntazi nkaragiye kwinezeza. waranakweho telefone ntasoni. ariko umenya muzi ko abantu bose ari abanyera ari nk'amu ngewe najyanye n'abasore bahehe. ugiye kubihakana? urabihakanye mpamagara bakubonye ugenda. nta bagabo ntanga kuko nzi uwundi we papa. nzi uko ngomba kubaho nzi ko ngomba kwiyubaha nabigiriye undi wese mbigiriye ngewe ubwanjye na mudahogora wambyaye ntagomba kuzakoza isoni. wibabara mwana wanjye waretse kuntera agahinda kubizi ngo ukunda koko. wowe uravuga urukundo urwo wahoraga ubwira mama ko umukunda nararubonye wikunda wenyine ubwawe. ndabizi nyine naratsinzwe mwana wanjye naracumuye icyaha ndacyemera ariko wivuga ko ntakundaga umugore wanjye. icyo nakubwira ni uko wari inkukananirwa umurizo. wibaba ni wowe uvuze utyo? kwihangana byarashobokaga papa by'imyaka yari ibaye myinshi ariko irari ntiryari kukugamburuza ngo wisanga usambana n'uwitwa inshuti ya mama ngo wisanga gusohokana akakumarana iminsi usize umugore mwasezeranye kubana mu byiza no mu byago arembye. nibyo byose byarabaye kandi ndabigusabira imbabazi. wibigenderaho rwose ngo wicire ubuzima kuko abo basore baragushuka pe. ariko basore nziza batumye nyakiriza inshyi n'imikandara ni basore bahe. uracyabahakana se? Sonia karani enda hano. ubwo Sonia umenye ejo bundi niwe wizeye kurusha njye wabyaye ngakurira mu biganza byawe. yewe ariko ntiyame mukobwa iyame sindi wino mara igihe gito. wihangane kugukura mu mirimo yawe Sone. niko karani si wabonye uyu mukobwa agenda? naramubonye ariko nayo kumwe na mama twicaha muri salo tumuhona asohokanye n'abasore 2. ngewe wowe nyine ngewe wibabara mwambonye nsohokana n'abasore 2. cacaka Sone urumva Sone yiyungu yakubeshyira ngo bigende bitese. papa Sone isubirire mu mirimo yawe. papa hari ikintu urenzaho wowe. papa n'undi munsi ntuzongera kumvundereza amacandwe mu maso gutya niba narajyanye n'abasore naramaze. ninjye ubwiye gutyo wibaba? nta bindi bisobanuro mfite.
abashinjacyaha urabafite umugore wawe n'umukobwa we ndabyemeye najyanye n'abasore umunsi banteye inda ntayo nzakuzanira nzashaka ahandi nyijyana ariko wikanze iki wa mukobwa we nta kimbabaje nk'uko ncikwa nkaguhamagara papa kandi nayo narahaye ko ritazongera kumva mu kanwa reje oya rwose ayiwe aho simukanguye diri yo ndamukanguye mariro n'ubundi ntiyarasinziriye yonkaga nuko yikanze gusa mbabarira muhungu wanjye ndagukanze mbese ariko nanjye sinjye ni mushiki wawe uri hariyo ushaka kunsaza mwana wanjye ariko rero Regis umuti w'ikibazo si uguhangana nawe wibabara ubu ndetse umukobwa wanjye yigire makangu mariro simvuze ngo mureka akomeze ziriya ngeso mbi ariko mutware buhoro ariko ubwo uzi ko tumuretse 2 na 1 twajya kubona tukabona agarutse indari nyarwege na za sida rugeretse ubu abandi simvugana nawe iyo ngize ngo ndavuga arantuka akanyurira ko ndyamye mu nzu ya nyina yubatse umunwa nkawufunga nabonye nkirinda y'uyu muhungu nimbona binaniye nzamugusigira nigendere mushiki wa mureri uvuze ngo ikimariro noneho guhora ncyurirwa ko ndyamye mu nzu mudahogura yagokeye sinagusigira umwana wawe ukamurerana n'umukobwa wawe nkagenda reje nibyo nyine inzu mudahogura yarayubatse koko ariko yarapfuye ngo ni wowe nyirayo ntitwasezeranye se ibyo se umukobwa wawe arabikozwa ariko uguza amagambo yavuze nge na Sonia yatumwinginze ngo amwimukire mu cyumba sinabonye se yarakimutsemo yarimutse ariko aho kutubwira ariya magambo yo kuducyurira no kuduserereza yari kukigumamo bikagira inzira ibyo byihorere byararangiye wasanga nawe yaravugishijwe n'akababaro ariko ndumva ntazaguma muri iyi nzu reje ntabwo nzayivugumamo rwose zinkuro none se nutayiguma muzajya koko kubizi neza ko iyo ariyo nzu dufite yo guturamo izindi ari iz'ubucuruzi n'izo z'ubucuruzi sinzazibamo mbese ikintu cyose mudahogora yagizemo uruhare singishaka mu buzima bwanjye ngo iki uzi n'ikindi n'uyu mwana wanjye mvuga ngo namugusigira ntawe nzagusigira nzamujyana uriya mukobwa wuzuye ubugome atazamitanira umwana ariko mariro uzi ko wagira ngo nawe uri umwana nyabakizi kuko ubwo amagambo wibabara yababwiye yababaye niyo ugiye kuririraho ariko mwana uzi ko wagira ngo hari ubugome usanzwe umuziho uriya mwana ko yakuze umureba koko ubona ari mubi ku buryo yakora ibyo byose uvuze umukobwa wawe ntumuzi reje ntumuzi kuva yatubonana njye nawe cyagiye yahindutse mureba buriya nazaga hano nikandagira uriya aho ageze n'icyuma yakigutera akintera ngewe se wowe ashobora kutagigutera kuko uri se ariko jye n'abana banjye yatwivugana da kandi rero haguma ubuzima n'ubundi narindiho ntari naza mu mitungo yitwiya nyina narindiho rwose nawe urashaka kuntesha umutwe koko ubu dusige inzu yacu tujya gukodesha ngo nuko utavuga rumwe n'umukobwa wanjye yewe tujya gukodesha se kubera iki wayishyize ku isoko tukayigurisha tukagura indi twanditseho twembige nawe maze nkareba aho ahera nyurira uraza buri munsi ngo ngire ne mariro Regis niba ushaka kubana nanjye unyubashye nk'umugore wawe nkiranura n'umukobwa wawe umvani wawe unjyani wanjye urabyumva muri iki gice cya mbere cy'umukino umusemburo w'ibisindisha wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo wibabara mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Ndayisaba mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Kabarisa mwakiniwe na Twagirayeze Evariste Raisa mwakiniwe na Maria Olive Sonia mwakiniwe na Munyana Narisa Mudahogora mwakiniwe na Gasibirege Antoinette Rosaria mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Marie Rose mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Regis mwakiniwe na Niyitegeka Graciane naho wabakiniye ugira iwabo ni Iranzi Denise umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel mugira ijoro ryiza Ikinamico